Nous saluons ce dimanche matin turabasuje iki gitondo ku cyumweru cy'igitondo bene data na bashiki bacu bose inshuti zose ziri mu isi yose dans le nom du Seigneur mu izina ry'umwami pour une nouvelle observation de la parole de Dieu. kubwo kumva ijambo ry'Imana. Imana ibashe kuduha umugisha n'iki gitondo. Nous sommes reconnaissants pour hier soir, turashima kubw'ejo nimugoroba pour sa merveilleuse parole. kubw'ijambo rye ry'igiciro. De Dieu ijambo n'est pas une lettre morte. ry'Imana si inyuguti ipfuye, ahubwo ijambo ry'Imana ni umwuka n'ubugingo, Elle est agissante, kandi rirakora, efficace, rifite imbaraga, kandi rikora umurimo watumye Imana iryohereza. Je voudrais lire une parole Ndashaka gusoma ijambo dans l'épître aux Colossiens, mu rwandiko rw'Abakolosayo. Colossiens 1 verset 14. Ejo twasomye Abakolosayo igice cya mbere umurongo wa 14. Dans Colossiens chapitre 2 ndasoma mu Bakolosayo ibice bibiri du verset 9. mpereye ku murongo wa 9. Colossiens 2 à partir du verset 9. Abakolosayo ibice bibiri duhere ku murongo wa 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. nyamara muri we niho hari ukuzura k'Imana kose mu buryo bw'umubiri, toute la plénitude en lui pleinement. Qui kandi mwuzuriye muri we, le chef de toute ari domination. we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Paul écrit aux Éphésiens, Pawulo yandikiye Abefeso dans le chapitre, mu gice cya mbere ku murongo wa 3 loué soit le Dieu de notre ati hashimwe Seigneur Jésus-Christ, umwami se w'umwami wacu Yesu Kristo, de toute bénédiction. we waduhaye umugisha mu mugisha wose, yaduhaye umugisha mu mugisha wose wo mu ijuru En Christ. muri Kristo. Et ici, Hano nous avons lu, et vous possédez twasomye ngo kandi mufite mwuzuriwe muri le we, chef de toute ari domination. we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Loué et remercié Ashimwe soit le nom du Seigneur. izina ry'umwami. Hier, nous avons entendu de Colossiens 1, Ejo twumvise mu Bakolosayo igice cya mbere verset 18. ku murongo wa 18. Abakolosayo igice cya mbere umurongo wa 18, niwe mutwe w'umubiri ari wo torero. Paul écrit Pawulo arandika au verset 13, il est dit, ku murongo wa 13 haravuze ngo, donc Colossiens 2 verset 13. Abakolosayo ibice bibiri umurongo wa 13, mwe mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu Et par l'incirconcision de votre chair, no kudakebwa kw'imibiri yanyu, rendu à la vie avec lui, en yabahinduranye bazima nawe, faisant grâce imaze kutubabarira nos ibicumuro byacu byose. gloire à Dieu. Imana ishimwe. Il a effacé l'acte Yahanaguye des ordonnances urwandiko nous condamnaient rw'imihango rwaturegaga, et qui subsistait contre nous. rwari rukiriho ruturega, Et il l'a éliminé irukuzaho ku rubamba k'umusaraba, et il a dépouillé inyaga les dominations, abafite ubutware, les dominations et les autorités, imaze kunyaga abafite ubutware, ibahemura ku mugaragaro, ibivugaho ku musaraba, par la croix. ibivuga hejuru ku bw'umusaraba. Imwami ashimwe Pour la pleine rédemption, la totale kubwo rédemption, ugucungurwa kuzuye, la totale victoire. kubw'intsinzi yuzuye ku musaraba w'Igorogota. Il a effacé l'acte Yahanaguye dont les ordonnances urwandiko nous condamnaient et rwaturegaga, subsistait contre nous. kandi rwari rukiriho ruturega, En le clouant à la croix. irukuzaho ku rubamba ku musaraba, irahanagura, Éliminé. ikuraho. Frères et sœurs, nous sommes Bene data na bashiki bacu turashima ku by'Imana yadukoreye, turashima ce qu'il fait. ku byo iri gukora ubu ngubu muri twe. Il a
yanesheje ubutware bwose n'ubushobozi bwose ndetse n'urupfu n'ikuzimu. Ni intsinzi yuzuye yasohojwe ku bwacu i Golgotha. Icyo twakora ni ugushima Imana tugahimbaza izina ryayo ryera. Ndasaba ko Mwendata Smith abasha gusenga, hanyuma Mwendata Frank aze atubwirize ijambo ry'Imana. Ndakwinginze Mwendata Smith. Dieu plein de grâce. Mana yuzuye ubuntu. Nous te remercions pour la grâce. Turagushimiye kubw'ubuntu. De ce que tu nous as accordé la grâce. Ndagushimiye kuba waratugira ubuntu kuri njye no kuri twe. De ce que nous pouvons, de ce que moi aussi je peux écouter ta parole. Kuba dushobora nkuko nanjye ndi kumbasha kumva ijambo ryawe, ushimwe kubw'ibyo. Twese turi kumva ijambo ryawe, twizeye ijambo ryawe kandi tukwizeye. Ubu buntu warabuduhaye. Muri ubu buntu rero Mwami Yesu Kristo, tugusabye ko wubahwa mu bwoko bwawe kandi na kuri buri wese ubuntu bwo kugira ngo akubahe, kuko Mwami Nyir'ijuru turiho mu gihe cyo wasezeranije ugatangaza ugahanura mbere ko nitubona ibyo byose biba tugomba kweguka tukubura imitwe yacu. Turanezerewe Mwami, twe tunezerejwe n'ubuntu bwawe, nubwo hari ibitubabaza tukaba tutagishobora guteranira hamwe nk'uko ibyo byifuzwa, nk'uko ibyo byari biri, ariko hari ikintu tugushimira, nuko watumye bishoboka tukabasha twese hamwe Mwami kuza imbere y'intebe y'imbabazi zawe aho turi hariho hose, aho buri wese ari, kugira ngo twese hamwe tubashe kuguha icyubahiro n'ishimwe. Tugushima kubw'ubushobozi bwo watanze muri iki gihe kugira ngo ijambo ryawe nanone mu isi yose ribashe kugezwa kuri bose kandi bagerweho. Nanone tanga ubuntu bwawe Mwami kugira ngo bose bari kumva no kuri twe natwe turi hano, tugirire ubuntu natwe hano turi imbere yawe Nyagasani. Tugirire ubuntu bwawe kugira ngo tubashe kwakira ijambo ryawe hamwe n'ibyo wagennye byose ku bugingo buhoraho. Tugushimiye ibyo Mana yacu, muri Kristo Yesu umwami wacu. Amina. Umwami Imana yacu ishimwe kubw'ijambo rye ryera kandi ry'igiciro no kubw'ubuntu twagiriwe bwo kuryizera n'umutima wacu wose, kuryizera no kubw'umwuka tukaryakira rihishuwe. Uwizeye nk'uko ibyanditse bivuga azabona ubwiza bw'Imana, azabona ugusohora k'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Natwe nk'itorero ry'abana b'imfura, nk'itorero ry'Imana nzima, tuzabona ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka kuzamuye, kandi turahamya ubu buhamya. Ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka kurimo intsinzi, agaragaza intsinzi ye. Benda tarushiki yacu bakundwa, iyaba muzi kangahe muri iyi minsi ya nyuma nasenze nkavuga nti mukundwa Nyagasani, ngirira mpa ukwizera ko nk'imbaraga zanesheje isi.
nkajya mu biro nkinjira ngasohoka nkongera ngasubira mu biro ndi mu biro hano hirya no hino nkavuga nti mwami mpa uko kwizera ko nk'intsinzi kwanesheje isi. Mwese murabizi umukumbi w'abanesheje uzabona ubwiza bw'Imana kandi uwo mukumbi uzazamurwa. Rwose ni ibintu byiza kuba dufite ijambo ryera ry'igiciro ry'Imana tukanashobora kurigeza ku bandi. Nibyo dutwaye ubutumwa bwa nyuma, nibyo kubw'ubuntu bw'Imana tubashe kubutwara tukabugeza ku bandi. Rwose muri Yesaya ibice 53 iki ni igice cy'ingenzi cyane cy'amateka y'agakiza. Aha muri iki gice handitsemo ngo ninde wizeye ubutumwa bwacu, ninde ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe. Bityo dushobora mu bunyakuri bw'ukwizera kose kuvuga tuti abizeye bose ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka kuzamurwa ku bwabo kandi imbaraga zayo zizagaragara kuri bo kandi ubwabo bazabyibonera. Turashimira umwami nanone kuba isi yose ishobora kumva umukundwa wacu Andreas Miskis yaramaze kumbwira mu kanya, yambwiye ejo ko hari 3500 byari bicometse kuri interineti mbona nkubone bikurikirana ukuri indi mirongo yose yiyongeraho. Iyo dutekereje mu gutangira ku munsi muri Australia bafite n'amasaha 8 imbere yacu, iyo tugiye mu majyaruguru ya Amerika ni amasaha 8 nyuma yacu. Kuri bamwe ni nijoro, ni saa 3, ni saa 9 z'ijoro, abandi ni nimugoroba saa 3 z'ijoro n'ubundi. Iyo dutekereje bose barahaguruka kugira ngo bumve hagati mu gicuku. Nanone bene data bakundwa bo mu isi yose babwiriza ijambo, nuko twashobora kubivuga. Ubuhamya bwiza bwaraje bunyuriye kuri dogiteri mwene data Dr Mbiya avuga ati mwene data Frank, ubukozi bwa mwene data Branham ni ugukomeza bwakomereje mu bukozi bwawe. Imana yarabikoze kugira ngo tubashe kugaruka, kugira ngo tubashe kugarurwa mu ijambo. Yatanze ubwo buhamya ko le transmetteur local ikibagezaho amajwi, kibagezaho amajwi kugira ngo bose babashe kumva. Turabasha gushimira umwami kubera ko ubutumwa bwa nyuma buri kugera ku banyuma kandi bari guhamagarirwa gusohoka. Bityo twese hamwe tukaba mu kwitegura. Ku bijyanye n'igihe, uko niko kuri nge ni ibintu bidasanzwe cyane urebye mu buzima kuba tutabasha guterana nk'uko byari bisanzwe hagati mu cyumweru. Mwese mushobora kwibuka ukuntu umwami yavuze, nteranirizaho ubwoko bwanjye kugira ngo bubashe kumva amagambo yanjye. Iyo turebye inyuma benda tashi wacu no kubiyongeye mu bwoko bw'Imana, dushobora kuvuga tuti umwami yatanze ubuntu bwe. Ubu ngubu mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi muri uku kwa gatandatu tweguriye Imana iki cyumba mu 1973 tweguriye Imana iki cyumba.
ibihugu 40 bitandukanye. Hari bene data babaga bari hano bateraniye hamwe natwe bumva ijambo ryera ry'Imana. Ariko ikintu cy'ingenzi cyane ubu ngubu nuko ubu mu bihugu 174 bose bumva kandi bose bagashobora kureba. Ibihugu 174 ku Mana, ibyo byose ni byiza. Nanone iki gihe kiriho benshi baribaza batariko ni kuki tutakigira amateraniro. Turashaka nanone gato kumva tuzongera kugira amateraniro. Aha hantu tuzongera tubabwiririza ijambo. Ariko kuri bose bene data na bashiki bacu bakundwa batazi igihe cyacu, mwese murabizi, uhereye mu 1958 buri munsi ubudasiba twumvaga amateraniro ibibwirizwa bya Mwenda Branham, kandi ubudasiba twagiraga amateraniro. Byari mu myaka y'imigisha byihariye, mu mwaka w'1970, mu mwaka w'1970 nshobora kubivuga nkongera nkabivuga. Umwuka w'Imana mu buryo wari uri mu buryo bw'imbaraga mu murimo. Kandi abenshi bahawe umugisha cyane ni Mwene Data na mushiki wacu Rusi, bombi bahawe umugisha n'Imana. Ejo nimugoroba narabivuze, Mwene Data na mushiki wacu Rusi abo twarabanaga mu gihe kirenze imyaka 50, byihariye cyane kuri Mwene Data Rusi. Twembi twamaranye imyaka 50 tubwiriza Imana Umwami mu buryo burenze urugero kandi bw'ubuhanga. Yatanze imigisha. Kangahe habayeho kuvuga mu ndimi, kuririmba mu ndimi, hanyuma mu rurimi rwacu hakabamo ubuhanuzi. Imana mu by'ukuri mu buryo bukungahaye yatanze imigisha. Ariko nk'uko ibyo byagombaga kuba mu gushaka kwemerewe, mu gushaka kwemewe kw'Imana, umwanzi yahise aseseramo. Mwene Data Rusi, Mwene Data Smith, Rusi yabashe kugenda na Schmidt ngo agomba kugenda. Mu kanya gatunguranye haboneka irindi jwi rivugira hagati mu iteraniro. Byari ryarahawe umugisha mbere birenze uko abisobanukirwa. Ryari ryarahawe umugisha ariko ntabwo yabashe kunyurwa. Ntabwo ubwe yabashe kunyurwa. Hanyuma icyakomeye cyaje mu 1979, ariko Imana mu kwiringirwa kwayo ninde wabashe gutekereza kuri uku gushaka kwemerewe kuri twe kugira ngo gushaka kwayo gushyitse kubashe kubaho. Hanyuma haba bene data Mwene Data Ronald Rusi na Mwene Data Paulo Schmidt babashe gushyirwaho, byabaye ngombwa ko bashyirwa mu bukozi. Numvise ayo mazina yombi, amazina bwite n'amazina y'imiryango, mu ijwi rirenga narabyumviswe, mbibwiwe n'Umwami ko abo bene data bombi bagomba gushyirwa ku murimo. Hanyuma iryo jwi byose rwose ryafashe byose mu biganza byaryo. Hanyuma muri ako kanya ritarivuga riti, mugaragu wanjye nyegurira Mwene Data Klaus na mushiki wacu Rusi. Mwese murabizi, abari bahari aho ngaho n'abari bari bateranye icyo gihe barabizi icyo ibyo byatanze. Ibyo namaze kubivugira hano, narabivuze. Uyu munsi
kugira ngo isi yose yongere ibimenye ko natwe twaciye mu ibigeragezo bikomeye cyane. Hanyuma yaho kuwa gatandatu mu gitondo hafi saa 4 hakurikiraho mu ijwi nanone ryumvikana ry'imbaraga kandi risobanutse, mugaragu wanjye genzura mu byakozwe n'intumwa. Mbese ibyo byigeze bibaho ko mwene data hamwe n'umugore we babasha gushyirwa ku murimo bakinjizwa mu murimo? Namwe ntimwashobora gutekereza icyo ibyo byakuze muri njye igihe nabashe kuba nabwira uwo muhanuzi ngo ubuhanuzi bwe ntibuturutse ku Mana. Muri ako kanya Satani yatangiye guca iminyururu ye. Uko niko iki kinyoma cyaseseye cyaragaragajwe kirahishurwa. Imana kubw'ubuntu bwayo yatanze ubuntu bwayo kugira ngo hatagira ikintu cy'umuntu bwite, hatagira ikintu cy'inzaduka, hatagira ikintu na kimwe gisesera, ahubwo ko ikibwiriza cy'ukuri mu gikorwa cy'ukuri cy'umwimerere cy'umwuka kibasha gushyirwa hamwe. Nk'uko akenshi nabashije kubivuga, nk'uko itorero kubwo gusukwa k'umwuka wera ryarahamagawe, ribaho, riratangizwa. Ukuntu umwuka w'Imana wakoraga, ubukozi butandukanye bwashyizweho, ubukozi butanu nabwo, ndetse n'impano 9 z'umwuka. Umwuka w'Imana mu itorero rya mbere wakomeje gukora mu ijambo ryayo n'umwuka wayo mu itorero. Uko niko ubungubu ku iherezo niko bimeze. Intego y'iherezo ni uko ubungubu ikibwiriza cy'ijambo ry'ukuri mu mukumbi w'abana b'imfura, mu itorero ry'ukuri ry'Imana nzima ritangwa, kandi ugusukwa kwa nyuma kudasanzwe, igikorwa cy'Imana kibasha kugaragara. Nuko aho ntihazongera kubaho kugenda twese hamwe tuzagera ku mwuzuro no kurangiza, nta gidukomye mu nkokora. Mu nyizere bene data n'abashiki banjye, igihe kirageze aho hasohora umwuka n'umugeni baravuga bati ngwino. Ntabwo ari abizera bose, ahubwo umwuka abagize umugeni w'umwana w'intama, abagize itorero ry'abana b'imfura. Ni ukuvuga ngo abafite ugutwi ko kumva icyo umwuka ari kuvuga, cyangwa se icyo abwira itorero. Kuri abo umwami mu buryo bugaragara yabwiye ati hahirwa amaso yanyu kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Natwe twabashije kubona kuri twe ubwacu ukuntu umwuka w'Imana mu gihe cy'imyaka yose, nanone binyure mu kibwiriza no mu bukozi bwa mwene data Branham, yaratuyoboye mu ijambo, mu mugambi wose w'agakiza w'Imana yacu. Ukuntu umwuka yabashe kutuyobora, twabashe kubwiriza kuri ibyo, tubyigishaho, nanone twabashe no kubyandikaho. Kandi twizeye ko iby'Imana byose mu ijambo ryayo yavuze, kandi twizeye iby'Imana yavuze byose mu ijambo ryayo, kandi vuba aha
tuzabona ugushyika, tuzabona ukurangiza. nanone ibihe biri kugenda muri iki gihe, uko ibihe biri kugenda muri iki gihe, ibindi byorezo n'ibindi byago ndetse na za malariya hirya no hino, gripe, malariya, ubu noneho cyo ni icyorezo mu isi yose. Icyo cyageze mu isi yose, ubushyuhe bw'isi, uguhinduka kw'ikirere, ibintu byose biri kuba muri iki gihe kandi biri kuba mu isi yose. Bene data bashiki banjye, tugomba, yego, dushobora kongera kubivuga tubishimangira, hahirwa amaso yacu, kuko umwami yavuze ati, igihe muzabona ko ibyo byose bisohora, noneho muzeguke, mwubure imitwe yanyu, kuko muzi ko gucungurwa kwanyu kwegereje. Kandi twizeye mu kwemezwa kuzuye ko Imana yo kwizerwa, ko yatumye mwene data Branham afite ubutumwa bwa nyuma butubwira ngo tugarukire ijambo, kugarukira mu by'ukuri Bibiliya, kugarukira mu by'ukuri mbere na mbere, kugaruka mu by'ukuri ku nyigisho y'intumwa, kugaruka ku rufatiro rwashyizweho mu gutangira. Uko niko dushima Imana umwami kuba mu by'ukuri mu bice byose, yaba mu nyigisho, twagarutse kuri mbere na mbere, ku tangiriro, umwami umwe, ukwizera kumwe, umubatizo umwe, byose kubw'ubuntu bw'Imana byahishuwe n'Imana ubwayo. kandi twarasohotse tuva mu rujijo rwa kidini, no mu rwo rujijo nibyo twakuwemo, twahamagariwe gusohoka bikurikije isezerano ryo mu byanditse byera. Mwe bwoko bwanjye, nimusohoke hagati yabo, mwitandukanye, kandi ntimugire ikintu na kimwe cyanduye mukoraho, noneho nzabemera, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, nanjye nzababera Imana yanyu. Ababyawe n'Imana bose bakaba bari mu mukumbi w'abana b'imfura, bose muri iki gihe bazizera amasezerano ay'Imana yahaye itorero kubw'iki gihe kigufi kiriho ubu ngubu, n'umutima wabo wose bazizera ibyo bintu, kandi bazemera mu gushima kose gukosorwa, kandi ukuri bazaguha Imana gusa, bahe agaciro gusa icyanditse mu byanditswe byera. Ndashaka uyu munsi gusa vuba kuvuga ku burenganzira bw'umwana w'imfura. Mwese mushobora kubisoma, ibyo biratugarura ku itangiriro ibice 4, igihe igitambo cya mbere gitambwe na Abeli cyatambwe. Murabizi, Kayini yazanye imbuto zo murima azishyira ku gicaniro, ariko Abeli atamba mu mukumbi we umwana w'intama w'uburiza. Kandi iyo turebye mu isezerano rya kera ryose kuri Esawu, uburenganzira bw'umwana w'imfura ntacyo byari bimubwiye, ariko kuri Yakobo we yarazi icyo bisobanuye gikomeye cyane, ndetse utashobora gupima. yashaka mu by'ukuri ubwo burenganzira bw'umwana w'imfura, uburenganzira kumigisha ya se. Uko niko mu mategeko Imana ubwayo yari yabivuze ko buri mwana w'imfura wese ari uwanjye. Abana b'imfura bose bagomba kunyegurirwa. Ushobora kubisoma mu isezerano rya kera ryose,
icyo umwami kera yavuze yakubiye ku burenganzira bw'umwana w'imfura akabikubira ku burenganzira bw'umwana w'imfura. Mwasobanukirwa impamvu umwami wacu n'umucunguzi we nk'umwana w'imfura yaje kuri twe kugira ngo adugire abana, aduhe natwe umwanya w'abana. Mu Bagalatiya ibice 4 kwakira ku bw'ubuntu bw'Imana nk'abana b'imfura, gushyirwa mu kugirwa abana. Dushobora kuvuga ibintu byinshi hano kuri iyi ngingo. Ndashaka gusoma mu Baheburayo igice cyaho cya mbere n'ibindi byanditswe byinshi. Imana ibashe gutanga imigisha. Iryo ni ryo sengesho ryanjye, kandi ndemezwa neza imbere y'Imana, imbere y'Imana nzima, ko ubutumwa bwa nyuma ari ubutumwa bw'ijambo ry'Imana bukubiyemo amasezerano yose y'Imana ku bw'iki gihe, nk'uko bwatanzwe nk'inshingano kuri mwene data Aburahamu. Uko niko twakiriye ubwo bukozi bw'Imana no kubugeza ku bandi no kububwiriza. Uko niko twabugejeje ku bandi, turanabubwiriza ubu butumwa mu bukozi bw'Imana. Imana umwami ibereye maso ijambo ryayo, kandi ibereye maso n'abaryakira bose bakaryemera mu kwizera, kandi bazabona ugusohora kwaryo, gusohora kw'amasezerano yose y'Imana, yego kugeza ndetse ku isezerano ryo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Mu Baheburayo igice cya mbere turasoma guhera ku murongo wa mbere kugera ku wa 6. Ni ibyanditswe bike nyuma y'Abaheburayo igice cya mbere, duhere ku murongo wa mbere. Nyuma kera mu gihe cyinshi no mu buryo bwinshi yavuganye n'abasogokuru n'aba data anyuriye mu bahanuzi, mu Kidage mu bahanuzi. Imana muri iyi minsi ya nyuma yavuganiye natwe mu mwana wayo. Yamushyiriyeho k'umuragwa wa byose. Muri we niho yaremye ibintu byose. Umwana niwe kurabagirana k'ubwiza bwayo, kandi niwe kugaragaza kamere yayo, mu Kidage kugaragaza uko iteye, kandi ashigikiza byose ijambo rye ry'imbaraga. Haleluya! Ashigikiye, atwaye ibintu byose, mu Kidage atwaye ibintu byose ku bw'ijambo rye ry'imbaraga. Yatwejejeho ibyaha amaze gusohoza, mu Kidage amaze gusohoza ukweza ibyaha byose, yicara ku buryo bw'Imana ahantu ho mu ijuru. Nibyo dushobora gusoma, icara iburyo bwanjye kugeza ubwo nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Nk'uko mu ijambo ryo gutangiza twabyumvise, umwami wacu ku musaraba i Golgota yanesheje ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Nibyo yanesheje Satani, ikuzimu n'urupfu, kandi kubw'ubuntu bwe yaduhaye iyo ntsinzi. Iyo ntsinzi ni iyacu, ni intsinzi yacu n'umutima wacu wose. Turayishima kuba yaranesheje ku bwacu. Kangahe nabashe kubivuga? Ukuzuka k'umwami wacu ni igihamya yo kuzuka kwacu. Turareba inyuma mu kwezi kwashize kwa gatanu wa Pasika no ku cyumweru cya Pasika, kuzamuka na Pantekote, nk'uko ejo twamaze kubisubiramo tubishimangira. Abana b'ukuri b'Imana
babona buri wese ku giti cye icyasohojwe kuri bwacu kuwa gatanu wa Pasika, igihe umwami wacu ku musaraba igorogota yavuze ati birarangiye, byararangiye, ibyaha byacu byarababariwe, birahanagurwa, icyishu cyarishyuwe, kandi urwandiko n'ibindi byose byaturegaga byarahanaguwe. Uko niko mu bushizi bw'amanga bwose, mu kwizera no mu mwuzuro wo kwizera tuza imbere y'intebe y'imbabazi, ndetse no ku bijyanye no kuzamuka mu ijuru k'umwami wacu, nk'uko ari ukuri we umwami wacu yazamutse mu ijuru. Mbere yari yavuze ati ngiye kubategurira ahantu, nzagaruka kugira ngo mbajyane aho ndi, kugira ngo mube aho ndi. Turi abana b'isezerano kandi twizeye buri jambo ryose ry'isezerano. Umwanya wamaze gutegurwa wacu, umwami azagaruka. Ndababwiye nta na rimwe ukugaruka k'umwami kwegereje cyane, kwabaye ugufatika cyane no kwegereza cyane, nk'uko umwami wacu yabivuze ko kugaruka kwe kugeze ku rugi. Dushobora kubw'ubuntu bwe kwitegura, tukabasha kwitegura. Reka dusome nanone ku murongo wa 6 wo mu Baheburayo igice cya mbere, umurongo wa 6, Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 6. De nouveau lorsqu'il introduit dans le monde, kandi ubwo izongera kuzana mu isi imfura yayo, izavuga iti abamarika bose b'Imana bamuramye. Igihe izongera kugarura umwana wayo kubwe, natwe dufite uburenganzira bw'umwana w'imfura, dufite uburenganzira kuri data we nk'umwana, dufite uburenganzira bwo kuba abahungu n'abakobwa b'Imana. Hanyuma ukurangiza kubw'ubuntu bw'Imana hakurikiyeho haleluya, ashimwe himbazwe umwami wacu. Hanyuma mu Baheburayo ku bice 12, iri jambo ryiza ryo mu Baheburayo ibice 12, turasoma ku murongo wa 22 n'uwa 23. Oya, ahubwo mwebwe mwegereye umusozi wa Siyoni, n'ururembo rw'Imana ihoraho arirwo Yerusalemu yo mu ijuru, kandi mwegereye n'abihumbagiza bigize abamarayika, mwegereye n'iteraniro mu Kidage, iteraniro ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru, mwegereye n'Imana umucamanza wa bose, n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose. Mwe data Frank ari kubishimangira cyane ati mwegereye Imana umucamanza wa bose. Uko niko inyigisho, amategeko agomba guturuka i Yerusalemu, ijambo ry'Imana ku musozi Siyoni. Itorero rya Yesu Kristo ryagaruwe ubu ngubu ku jambo rimwe iryabwirijwe mu gutangira nyuma y'uko umwuka wera amanuka. Mwese murabizi
kw'ibyo byabereye ku musozi Siyoni mu cyumba cyo hejuru. Aho niho ijambo ryaturutse, natwe twagaruwe kandi twagarutse twe nk'umukumbi w'abana b'imfura, nk'umukumbi w'umuganura, twe nk'abantu ku bw'ubuntu bw'Imana bakiriye uburenganzira bw'abana b'imfura. Imana umwami wacu ihabwa ishimwe, kandi ku Mana yacu yaravuze iti muri Yesaya 44, Yesaya 44 duhereye ku murongo wa 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, Uwiteka umwami wa Isirayeli aravuga ati, kandi niwe mucunguzi we, Uwiteka nyiringabo, je suis le premier, ati ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, il n'y a point de Dieu kandi nta yindi Mana ibaho itari nge. avant lui. Il n'y a existé personne. Mbere ye nta wariho, na nyuma ye nta n'uzaheruka, niwe tangiriro n'iherezo. Turashima umwami Imana yacu kuba hamwe natwe yarashizeho itangiriro, kandi hamwe natwe izashyiraho iherezo. Dufite nanone iri jambo ry'igiciro ryo mu byahishuwe ibice 22. Ndabinginze ntimubyibagirwe, nk'uko mbere ibyo byavuzwe. Umwuka n'umugeni baravuga bati ngwino, kandi n'uwumva wese navuga ati ngwino, kandi n'ubyakira mu mutima we mu kwizera nawe ategereje ukugaruka k'umwami. Uwizeye yakira ibyo mu mutima we. Uyu munsi ninde utegereje ukugaruka k'umwami? Umugeni ari he? Umwuka ari he? Ari gusa hahandi guhamagarirwa gusohoka kumvikanira, hahandi bemera gukosorwa, hahandi byose byashyizwe muri gahunda. Ibidaturuka ku Mana ndabinginze mwemere ibi. Umwami nta na rimwe azigera ajyana mu bwiza imvange, nta nyigisho cy'inyuma n'imwe, nta kosa na rimwe rizazamurwa. Nta n'umuntu n'umwe washutswe n'uwashukanye uzazamurwa, gusa ahubwo umugeni w'umwana w'intama wuhagiwe mu maraso y'umwana w'intama, wejejwe mu ijambo ry'Imana, ushyizweho ikimenyetso cy'umwuka wera kugeza ku munsi wo gucungurirwaho k'umubiri we. Hano mu byahishuwe ibice 22 turasoma duhereye ku murongo wa 12 n'uwa 13. Ibyahishuwe ibice 22 umurongo wa 12 n'uwa 13. Dore ndaza vuba, mbese ese ibintu twashobora kubivuga n'ijwi rirenga tukanabibwiriza ubu ngubu? Twegereye cyane cyane, twegereye cyane, twegereye cyane kugaruka k'umwami. Bakundwa bene data na bashiki banjye, munyemerere nanone indi nshuro ibi mbivuge. Numvaga rwose nshaka uhere mu 1969, imyaka 40 irashize, imyaka kuva mu 1979, imyaka 40 irashize, ikindi cyiciro gisha gitangiye. Sinari nzi ukuntu ibintu byose bizagera ku iherezo, ariko nakoze inshingano yanjye iyo umwami yampaye. Nakoze itegeko nategetswe ryo kugenda umujyi ku wundi n'igihugu ku gihugu. Nakoze ingendo mu ndege, nagiye no mu modoka. Ibyo byose kugira ngo ntware ubutumwa bwa nyuma, ijambo ryera ry'igiciro ry'Imana rihishuye ndijyana mu isi yose.
C'est ainsi que kuko notre Seigneur, uko niko umwami wacu yabitegetse. l'évangile du Ubutumwa royaume bwiza bw'ubwami bw'Imana, ubu butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzabwirizwa amahanga yose, amahanga yose. et ensuite Hanyuma viendra nibwo la fin. iherezo rizabaho. Et aussi certain Kandi nanone ni ukuri le saint évangile, ubutumwa bwera, sainte et précieuse parole ijambo ryera ry'iciro ry'Imana rishuye ryo nk'ubutumwa bwa nyuma bwarabwirijwe. Uko niko ari ukuri nanone ko ubu ngubu iherezo rizabaho, nk'uko byanditse muri Matayo 24:14, nk'uko umwami ubwe yabyivugiye. Hanyuma yaho hazaza iherezo. Apocalypse chapitre nanone dusome Byahishuwe 22:12, tuwusubiremo. Dore ndaza vuba, rétribution est avec moi, kandi nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, le premier uwa mbere et le dernier, n'uwa nyuma, le commencement itangiriro et ni la fin. iherezo. Quelle grâce Mbega ubuntu de ce que de tout notre bwo cœur kuba n'umutima wacu wose tubasha twizeye. Nanone ikindi gitekerezo, bakundwa bene data nshiki banjye, quand nous parlons iyo tuvuga ukurema kw'Imana, le commencement, umwami wacu ni itangiriro ryo kurema kw'Imana. ce n'est pas le commencement Ntabwo ari ugutangira ko kuremwa kw'ijuru n'isi, mais ahubwo de la création divine. ni ku kurema kw'Imana mu cyaremwe gishya. Celui qui est en Christ, Uri muri Kristo une aba ari icyaremwe une gishya, nouvelle création. aba ari icyaremwe gishya. Umwami wacu Qui en tant que semence, we nk'imbuto yasezanijwe yaraje. dans Genèse 3, Ndetse mu itangiriro ibice 3:15 no mu Bagalatiya ibice 3 byihariye ibyo, jusqu'à que la semence vienne à qui était valable kugeza ubwo Galates 3, urubyaro ruza ari rw'isezerano ryavugaga. We Abagalatiya 3:16, we Esprit, urubyaro yaraje. Umwuka wera yatwikirije mari igicucu cye. qui naîtra de toi, Ikizavuka kuri wowe appelé. kizitwa umwana w'Imana. Ici est le point. Hano La parole hari est la akadomo. semence. Ijambo n'imbuto, Mais ariko quand la semence a apparu, igihe imbuto yabonetse a apporté ce qu'il est en réalité. ikagaragaza ikiri cyo mu by'ukuri, Ainsi, se uko référence. niko C'est ainsi que Simon, byagaragaye nk'umwana Simiyoni abasha gucigatira umwami wacu. We nk'ikiremwa yari ari mu biganza bye, yabashije kumusigatira mu biganza bye, amufashe mu biganza. Mbere yari imbuto, ariko ubu noneho ya mbuto qui est sorti, yasohotse, qui a pris une forme yafashe ishusho. de la même manière. Muri ubwo C'est la buryo même chose avec nous. uko niko bimeze no kuri twe. Nous écoutons la parole. Icya mbere twumva ijambo ry'Imana, ijambo n'imbuto. Aussi vrai, Nk'uko ari ukuri nous recevons la parole. twakira ijambo, Alors la semence aho niho imbuto est vivifiée en nous igira ubuzima muri twe, none tukabyarwa bwa kabiri kubw'icyiringiro kizima, et nous devenons une. tugahinduka icyaremwe gishya. Ça je vous le lis Ibyo ndabibasomera dans 2 Corinthiens mu Bakorinto ba kabiri chapitre 5 ibice 5 verset 17. ku murongo wa 17. Abakorinto ba kabiri Chapitre 5 ibice verset 5 umurongo wa 17. Si quelqu'un est en Christ, Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe les gishya. choses anciennes, Ibya kera biba bishize, voici dore toutes choses, byose biba bihindutse bishya. une nouvelle création, Icyaremwe gishya sont devenues nouvelles. biba bihindutse bishya, byose biba bihindutse bishya. Bien les frères et sœurs, Bakundwa bene data bashiki bacu, vraiment la parole de Dieu. twumvise mu by'ukuri ijambo ry'Imana, twumvise mu by'ukuri ijambo ry'Imana mu iki gitondo. Ndashaka nanone uyu murongo wo mu Baheburayo bice 12. Ni ibintu byiza rwose, aho wasoma hose, aho usomye hose, rwose hose naho igiciro haranejeje. Dieu Imana ivugira mu ijambo ryayo
itubwira twese rassemble-moi sur la montagne de Sion, sur les justes, comme c'est écrit ici, ku musozi wa Siyoni nk'uko byanditse hano, abana b'imfura banditswe mu ijuru mu nteranirizeho ku musozi Siyoni. je crois nizeye que je peux prononcer ça, ko nanjye nshobora kubivuga mu kwizera ko nous appartenons pas, que nous ne parlons pas aujourd'hui à un groupe, ko uyu munsi tutari kubwira agatsiko kavanze cyangwa abantu bavangavanze hamwe n'abantu bicaye hariya bifitiye insobanuro zabo bwite, bifitiye imyumvire yabo bwite mu mufuka, ahubwo twe turabwira abasohotse mu by'ukuri mu rujijo rwose, bakaba baragenwe mbere y'uko isi ishyirwaho imfatiro kugira ngo bagere ku gushika, et qui ne sont pas seulement en train de parler du ministère de frère Branham, bo batagenda bavuga gusa ku bukozi bwa Mwenda Branham, hanyuma mu gihe bavuga ubwo bukozi bakagenda bitwariye banabwiriza insobanuro zabo bwite. Oya, benda atari abashiki bacu bakundwa, iyo muza kuba muzi insobanuro zingana iki de ceux qui aussi se réfèrent z'abantu bitwaza Mwenda Branham et à ses prédications, no kubibwiriza bye, toutes les izo insobanuro zose zo babwirije mu bwoko bw'Imana, cela crie au ciel, ibyo bisakuza mu ijuru, se réfère à un ministère, bitwaza ubukozi na Mwenda Branham umuhanuzi, et on interprète ariko bakisobanurira ibyo umuhanuzi yavuze d'après ses propres, bakurikije imyumvire yabo bwite, d'une manière à cause de mu ça, buryo kubera ibyo byose byateje utu dutsiko twose turiho dans chaque pays, muri buri gihugu, muri buri mujyi, tel que le frère Green, nk'uko Mwenda Green kera yambwiye, 11 différentes églises, amatorero atandukanye 11 le message de la fin, mu butumwa bw'iherezo. Oya, oya kandi oya, le dernier, mu butumwa bwa nyuma il y a qu'une harimo gusa itorero rimwe ry'ukuri, église des pros kandi ni itorero ry'abana b'imfura qui sont vraiment nés, mu by'ukuri babyawe n'umwuka w'Imana, qui ont en eux réellement la nature, bafite muri bo mu by'ukuri kamere ya Yesu Kristo, que tout a trouvé son accomplissement, kandi nk'uko byose byabonye gusohora muri we, nk'uko byose barebera muri we mu buhanuzi we nk'umucunguzi, niko ubungubu mu bacunguwe byose Dieu ibyo Imana yadusezeranije bibona ugusohora kwabyo, kubera ko twabyawe ubwa kabiri kandi tukaba turi abana b'isezerano, tukaba twizeye gusa icyo Imana mu ijambo ryayo yavuze. Nanone byihariye ceux qui croient abizeye que le bose Seigneur a déjà quitté, ko umwami yamaze kuva ku ntebe y'imbabazi, et que je dois vous le dire, ngomba kubibabwira mu buryo bweruye, sur le trône de la grâce, ku ntebe y'imbabazi il y a l'arche de l'alliance, hariho isanduku y'isezerano. n'a Umwami jamais été sur l'arche de l'alliance, nta na rimwe yigeze sur le trône de la grâce, nta gihe na kimwe yigeze ajya ku ntebe y'imbabazi nk'uko Mwenda Branham yabivuze mu gihe cyo kumena kw'ibimenyetso. Yaravuze ngo ubu umwana w'intama avuye ku ntebe, a pris le livre. afashe igitabo. Alors il ne veut pas dire par là, Ntabwo yashaka kuvuga ku alors, bw'ibyo il a dit après cela au revoir, mbere, ahubwo nyuma yaho yaravuze ngo asezeye ku ntebe y'imbabazi. Oya, ahubwo yashatse kuvuga ko ahagurutse kugira ngo afate igitabo hanyuma abashe guhishura ibimenyetso. Benda atashyi banjye, niringiye vous comprenez ce que ko musobanukiwe icyo ibyo bishatse kuvuga kuri njye. se lever veut pas Guhaguruka ntabwo ari ukuvuga ngo avuyeho, murasobanukiwe icyo bishatse kuvuga. Gukora inshingano y'Imana, njye ubwanjye ngomba kuzahagarara imbere y'Imana, kandi ashaka ko abantu bose ubu ngubu bumvise ijambo ry'Imana rivuye mu kanwa kanjye, ijambo ryera, bumva ijambo ryera ry'Imana, nta kurigoreka, nta ruvange, nta gitekerezo cy'umuntu, vivre leur perfection. ibyo kubwo ubushobozi bwose bakaba bari mu kwitegura kwabo. Reka ibi byose benda atashyi bacu mbivuge. Dans le temps de Mu gihe frère cya Mwenda Branham il a vu un cheval blanc, yabonye ifarashi il a y'umweru, vu de l'ivraie, abona n'est-ce pas, urukungu, dans le champ, arubona mu murima, et il a vu que les deux étaient couchés, abona étaient ko byombi
Non, un champ de blé, pas un cheval blanc. ntago ari farashi y'umweru, ahubwo ni umurima w'ingano. Yabonye harimo n'urukungu, byombi byubitse imitwe bivuga ngo Imana ishimwe, urukungu n'ingano. Muri ubwo buryo rero umurima w'ingano, ndabivuze imbere y'Imana, haranditse ngo umwami azatuma abamarayika be kugira ngo urukungu arirwo rwitwa ibisitaza bikurwe mu murima, kugira ngo mu gihe cyo gusarura hatazaba hakirimo ubushobozi na bumwe ngo habonekemo urukungu rubashe kuba rwasaruranwa n'ingano, bibashe kuba byajyanwa mu kigega cy'ijuru, ahubwo gusa aba ari ingano nizo ziri mu murima gusa. Ndabivuze, mbivuga imbere y'Imana ishobora byose, mbivuga mfite Bibiliya mu kiganza cyanjye. Igihe umwami yanyerekaga umurima w'ingano wari weze cyane, kandi anyerekana none inyerekana none imashini isharura ihura, irambwira irantegeka ngo ninyurire nsarure. Mbona igicu kiranteye, ibyo ako kanya mpita mbona kuri iyo mashini ihura isarura, mbona mu mwuka ko ibyo nabibonye muri iyo myimenyerezo, muri iyo yerekwa nabibonye, mbona ko ndetse yewe no ku nkengero z'umurima ko hatari n'urukungu na rumwe, ko nta n'icyatsi kibi na kimwe gihari, ahubwo zari ingano gusa zera, zifite ibara ry'izahabu, zeze cyane. Bene atandukanye bacu bakundwa, murabona ko igihe gikuze, benshi bategereje kugaruka k'umwami wihereye mu gihe kirekire, ariko bagize ukwihangana, yagize ukwihangana kugeza ubwo uwa nyuma zinjira. Igihe umwami azasarura ibisarurwa bye, ingano zikajyanwa mu kigega cyo mu ijuru, nta rukungu na rumwe ruzaba ruhari, nta n'icyatsi kizaba gihari mu gihe cy'icyo gikorwa. Ndabivuze ubu abizeye kandi bakabumva ijambo ry'ukuri ryera ry'Imana, bakabona ugucungurwa kwabo ku bw'amaraso, bakabona ukwiyunga kwabo n'Imana n'imbabazi, no kugirwa abana kwabo, no gushyirwaho nk'abahungu n'abakobwa b'Imana, n'ibyo Imana yasezeranyije byose bikabasha kuri bo kuvuga buho yego n'amina. Ibyo ndashaka kongera kubivuga ko ari ukuri, ko mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo amasezerano yose yari yaragenewe mu kuza kwe kwa mbere yarasohoye. Uko niko ari ukuri ko n'ubu ngubu byose bizasohora, ibijyanye byose no kugaruka kwe. Ubukozi bwarakozwe, umwami azi inzira, azi igihe, ariko twe twamenye ko icyiciro cya nyuma, ko ubu ngubu cyarabonetse, ko ubu dutegereje ko umwami mu buryo bw'imbaraga abasha kunyeganyeza ijuru n'isi. Nanone indi nshuro ijambo rye ryera ry'igiciro mu baryizeye bose ribashe guhamirizwa, ribashe gusohora, bose mu isi yose babashe guhabwa umugisha, abasemuzi bose babashe guhabwa umugisha, indimi zose zibashe kumva icyo umwuka abwira cyangwa se ari kubwira itorero. Uyu munsi ndashaka byihariye gusuhuza mwene data Jean Lambert no kumwifuriza imigisha myinshi y'Imana, usemura mu Gifaransa. Nibyo bene data bose, ahantu hose, abari hano bose, abari ahandi hano runaka mu ngo basemura, ijambo ry'umwami ribashe kugera ku mpera z'isi. Nanjye ubwanjye ukwezi gushize ubu ndashaje, ntagishobora kugenda, singishobora guhagarara, singishobora
mu buryo buruhije ibintu byose ndabyakira mu mutima wanjye, ingorane zose z'ubwoko bw'Imana, ariko nubwo njyewe ubwanjye ntashobora kongera gukora ingendo, uko niko Imana yabyitayeho, ndetse no kuri bene data bitayeho bari mu ikoranabuhanga mu ngo, bazi ibyo byose, babisobanukiye ibyo byose kugira ngo ijambo ry'Imana ribashe kugera ku isi yose. Umwami Imana iha umugisha abasemuzi bose n'abandi bose mu ndimi zabo bari kumva ijambo ry'Imana, kandi ku mpera y'isi no kugera ku yindi. Turavuze tuti indi nshuro ya gatatu gusa umwuka n'umugeni baravuga bati ngwino ngwino vuba. Abandi bose basigaye bibere muri gahunda zabo bwite, bifite gahunda zabo bwite. Hari umwe wigeze kumbwira kuri telefone avuga ati iyo uza kumenya ukuntu abakarismatike cyangwa se imikorere y'umwuka iriho mu materaniro y'ubutumwa, ukuntu baririmba bagakoma amashyi bakabyina mu buryo bimeze nk'uko abakarismatike cyangwa abanyamwuka bagenda bikora, kubera ko bizeye ko umwami yamaze kugaruka. Ubu ngubu muri bo ngo ararimo. Bakundwa benda tanashiki bacu, iyo wumva ibyo byose, ibyo bitera umubabaro, bitera umubabaro ukomeye cyane, ariko uw'Imana yizeye ko wa Yesu umwe wajyanye n'abigishwa be i Betaniya imbere y'amaso yabo, n'umubiri we akazamuka mu ijuru, kandi yaravuze ati uyu Yesu ubakuwemo akazamuka mu ijuru, abakuwemo azagaruka muri ubu buryo nk'uko mumubonye n'umubiri we azamuka mu ijuru. Ibisigaye bindi byose ni ibinyoma, ni inyigisho z'ibinyoma z'ubushukanyi. Benshi bemeye gushukwa no kubeshywa, ariko ndashaka kongera kubivuga ibi kugira ngo ndangize. Mu butumwa butatu ari bwo umwami avuga ku iherezo ry'ibihe, avugamo iherezo ry'ibihe. Icya mbere yaravuze ati mwirinde hatagira umuntu ubashuka. Ibyo mubisome, mwirinde hatagira umuntu n'umwe ubashuka. Imana itanga ubuntu bwayo, mundeke ibi mbivuge mu ijwi rirenga kandi mu buryo bweruye. Intore ntizishobora na gato gushukwa, zahamagariwe gusohoka, zishyirwa ukwazo, zirezwa n'umukumbi w'abana b'imfura, kandi bose hamwe n'umwana w'imfura ni hamwe n'umugeni n'umukwe bazagira ibirori by'umwana bazagira ibirori by'ubukwe. Umwami wacu ahabwa ishimwe. Bene data bose, ariko ijambo ry'Imana rihoraho iteka ryose. Mwese muhabwe umugisha mu mugisha w'Imana, kandi turababwiye ngo murabeho kubw'ikiringiro cyose. Vuba aha twiringiye ko tuzongera kuba turi hano duteraniye ahantu, tuzabasha kongera kuboneka aha. Hanyuma abantu bose batabasha kugera hano mu bihugu byabo bashobora kumva ijambo ry'Imana binyuriye mu muyoboro wa interineti. Izina ry'umwami nirishimwe. Amina. Reka dusenge. Nyagasani Imana ishobora byose, turagushimiye n'umutima wacu wose kubwo ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro,
kandi ribashe gukora icyatumye urituma. Turagushimiye ku bw'aha hantu aho waduhaye, turagushimiye ku bw'aha hantu kuba ijambo ryawe ribasha kugezwa ku isi hose. Turagushimiye mukundwa mwami, ab'Imana bose bazabona ugushika. Mukundwa mwami, reka mu amaso ubwiza bwawe bumurikire twe twese, kandi uduha amahoro yawe mu izina ryera rya Yesu Kristo, amina. Urukundo rwawe rwisutse muri njye. Urukundo gusa nirwo rufite agaciro, gusa urukundo rwo rufite agaciro. Urukundo rw'umwami wacu ubwe. Nubwo navuga indimi z'abantu b'abamarayika ntafite urukundo, mba ndi nk'umuringa usakuza cyangwa icyuma kirenga. Nubwo nagira impano yo guhanura no kugira ubumenyi bwose, nubwo nagira kwizera kose ku buryo nakwimura n'imisozi, niba nta rukundo mfite mba ndi ubusa. Urukundo gusa nirwo rufite agaciro. Urukundo rw'umwami wacu rw'ubwarwo, urukundo rw'umwami wacu rw'ubwarwo, urukundo gusa nirwo rufite agaciro. Nubwo natanga ibyanjye byose nkabigaburira abakene, nubwo ndetse natanga n'umubiri wanjye ngo utwikwe, niba nta rukundo mfite ibyo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana, rwuzuye ineza. Urukundo ntirugira ishari, urukundo ntirwirarira, ntabwo rwuzuye ubwibone. Nta kiteye isoni rukora. Urukundo, urukundo gusa nirwo rufite agaciro. Urukundo rw'umukiza wacu ubwe.